ariko mwabonye ukuntu abantu bamwe na bamwe batishimira inkundo z'abandi bantu, ukabona umuntu bagomeje kumutera amabuye bavuga si umuntu azagera kuki, bavuga si uko ko nawe yakunda. Rimwe na rimwe hari igihe batangira no kugutega abandi bakobwa, cyane cyane iyo uri umunyamakuru. Umunyamakuru uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube, Irene Murindahabi ndetse n'umukunzi we Liliane, ibyabo byafashe indi ntera. Aho aba bombi byabo byatangiye, urukundo rwabo rwatangiye gahoro gahoro, urukundo rwakunze kugira ubwiru batakunze kugaragaza cyane. Ibi byabo noneho uyu munsi byaje kujya ku mugaragaro, aho aba bombi bagiye mu murenge. Ibi bintu byatunga abantu benshi. Bamwe bibaza se kubera iki babikoze mu buryo bw'ibanga. Irene ari umuntu usanzwe uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ese niye mpamvu baba bakoze ibintu bakabigira ubwiru? Uyu muhango wabereye i Kigali, niho basezeraniye Rwamagana, aho aba bombi bagiye mu murenge, aho aba bombi urukundo rwabo rwatangiye, aho Irene Murindahabi yamwambitse impeta, ndetse n'amafoto yabo yagiye hanze, aho Irene Murindahabi yafataga indege akurira akajya yajya gusura umukunzi we Liliane. Aba bombi urukundo rwabo ntabwo rwakunze kuvugwa cyane, kubera ko ni urukundo rwagaragaye umunsi umwe, ari naho bahise banatangaza umunsi w'ubukwe bwabo. Noneho abantu benshi bari bazi ko Irene azabana na Aisha, benshi bazi ko ari wowe muntu bazabana, kuko ndabyibuka igihe bashyize amafoto y'uko Irene Murindahabi ndetse na Liliane bashaka kurushinga, igihe bashyize itariki y'ubukwe hanze ndetse n'amafoto y'uko bamupropoje ajya hanze, abantu benshi batangiye gutera amabuye Irene Murindahabi. Ese kubera icyo warishije undi mwana umutima? Bavuga inkindi Aisha. Ako mu by'ukuri abantu babiri babana ntago wajya kwitera mu bintu byabo, ntago wajya kuvuga ngo ni ukubera iki. Bo ubwabo baje gutangaza ko ari inshuti. Ho Aisha ubwe ku giti cye yavuze ko inshuti ye ari Irene Murindahabi. Aisha nta kintu ahisha Irene, ndetse na Irene nta kintu ahisha Aisha. Reka twigarukiye ku mubano w'aba bombi. Urukundo rwa Irene ndetse na Liliane Nishimwe rwagiye rugaragara gake gake, aho aba bombi batakunze kuruvugaho cyane. Uretse uwo munsi twabonye amafoto bayashyira kuri Instagram, ariko nta yandi makuru yabo twigeze tumenya yerekeranye n'urukundo rwabo, haba kuyavugaho haba n'andi mafoto. Gusa ni urukundo rwatunguye abantu benshi, kuko bari bazi ko Irene atagira umukunzi, ariko finally yaje gushyira amafoto hanze yatereye ivi umukobwa. Bamwe bakavuga ati ni AI, abandi bakavuga ni ukubeshya, ariko noneho uyu munsi baje gukora agashya. Bakoze agashya ku buryo abantu benshi byabatunguye. Bamwe bakajya bavuga se yaba ari AI, yaba ari ibiki? Abandi ntabwo yaba ari AI, kuko naka video bashyize hanze n'utuvideo tubiri aba bombi bari kurahira nyine bisa nkaho bari mu murenge. Ibi bintu byatunguye abantu benshi babyibazaho, ariko ibigaragara byo nuko ari ukuri. Uyu muhango witabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Icyamamare cyamenyekanye cyitabiriye uyu muhango nuko ari Bruce Melody, abandi ntabwo babashije kumenyekana. Abantu bakibaza bati se kubera iki ubundi Irene yakoresheje iki kirori, cyangwa se yagiye mu murenge n'umukunzi we mu buryo bw'ibanga? Ese haba hari ikibyihishe inyuma? Ese nk'uko bahishe urukundo rwabo bakaruhisha abantu babashe kumenya ibyabo, n'ubukwe se bazabukora mu buryo bw'ibanga? Ni ibyo abantu benshi bagiye bagarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone hari n'ababifurije felicitation ku ntambwe nshyashya batewe na Liliane, umukobwa mwiza cyane wo mu Bubiligi. Bivugwa ko ari no mu diaspora. Uyu mukobwa no mu diaspora, gusa nanone twabifuriza kuzagira ngo bazagire urugo rwiza, cyane ko kuri tariki 15 z'uku nguku bafite ubukwe aba bombi. Murabyumviye rero, urukundo rugenda bucece bucece, ntago ari urukundo ruvuga. Urukundo rwa Irene Murindahabi Irene ndetse na Nishimwe Liliane ni urukundo rwaranzwe n'ubwitonzi, rwaranzwe no kutagaragara cyane ngo usange babishyize ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi dukunda kubona. Ibikorwa byarwo byarivugiye. Rero mureke twifurize Irene ndetse na Nishimwe Liliane urugo rwiza, ndetse no kugira amahirwe mu rugo rwabo, ndetse tubifurize no kugira ubukwe bwiza. Tunabifuriza kubyara hungu na kobwa kuri iyi ntambwe nziza bateye kuba barushinga bakaba bagiye mu murenge. Mwakoze kudukurikirana, tuzakomeza tubakurikiranire iby'ubukwe bwa Irene ndetse n'umukunzi we.
ndetse kandi bakunze iyi video ndagusakanda like, share ndetse na comment utubwire ese wowe iyi couple ya M Irene ndetse n'umukunzi we urayizi, ese uyibona gute? Ijambo rimwe kuri M Irene ndetse n'umukunzi we. Mwakoze kudukurikirana, mushishikariza niba utarakora subscribe kuri channel yacu, mushishikariza kuyikora kugira ngo utagicishikanwa n'andi makuru nk'aya ngaya byamamare. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.